muri iyi video ngiye kuba nakwereka uburyo ushobora kuba washishura indirimbo y'abandi ukaba wayaprodinga kuri YouTube nta kibazo na kimwe biguteje. Dore uko nabikoze, banza wumva iyi ndirimbo ndibuze kukubwira umuhanzi nayishishuyeho iyi ndirimbo, maze nkwereke uburyo uri buze kuba washishura indirimbo urangiza ukayaprodinga kuri YouTube. Nigira ikibazo reka nze nkumvishe iyo ndirimbo niyi. Kuruonde wawe zakarara nshikame, niwe inshuti zantererana, aho nzajya hose nzuzuzwa n'umugisha, zuzura indirimbo zo kugusingiza. Nabonye abari baracitse indege basubizwa imbaraga, abacitse indege babura imbaraga nshya. Imitima yari yarapfuye yagaruriwe ubuzima n'umwuka wawe wera, kugitangaza kose wakoze. Mbona impamvu zo kugusingiza, no uri buri kurira wahumurije. Okay guys, nyuma yo kumva iyi ndirimbo nashishuye hano, uri buze hano gushishura nawe iyi ndirimbo ngiye kubikwereka intambwe ko ntambwe uburyo nawe uri buze gushishura indirimbo ukaba nka Silivizo ukabikora by'umwuga. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ko mbese kuba mbese ufite iyo ndirimbo ushaka kuba waganze washishura. Ngiye urugero ngiye gushishura ino ndirimbo ya Vestina and Dorcas yitwa Emmanuel. Iyi ngiyi niyo mingufyeho hano kuri YouTube, niyo ndirimbo nagaze nashishuye, nafashe amagambo yayo gari muri ururimi rw'igiswahili ndangije yashyira mu Kinyarwanda ariko yumveho gakeya. Okay, ku bantu bazi neza iyi ndirimbo ni iyi ngiyi. Rero nta kindi kintu ukora hano, uza kuri iyo ndirimbo ushaka gushishura. Hano uri buze kubona ijambo ryanditseho morale munsi ya title y'iyo ndirimbo nk'uko ndi kubikwereka ahangaha, warangiza ukarikanda kugira ngo tubashe kubona ya magambo y'ira ndirimbo dushaka kuba twaganze twashishura. Uri buze ukandeho gutya, none umara kwakandaho uri buze kubona mbese ibisobanuro by'iyo ndirimbo bakoze, abayikoze, abayirinze, mbese abashyizemo audio. Mbese uri buze ukande hano nanone handitseho mora, uri buze kwakandaho hari usanga hariho umwe hariho n'imboga. Numara kwakanda uri buze gusoma byinshi, ariko twebwe icyo dushaka aya magambo lyrics cyangwa y'iyo ndirimbo. Dore ngaya aya yo hasi no dushaka nayiriya ndirimbo. Ibi byo hejuru mbese ni ba manager abagizemo uruhare, mbese nibo barimo ariko twe tushakira iyo ndirimbo. Rero uri buze gukandaho ugumisheho urutoki, maze ugenze usikoringe aya magambo, maze ugenze uyage copy, maze mwereke uburyo uri buze kuba wagaze nawe waba umuhanzi ugashishura indirimbo z'abandi kandi bikagenda neza cyane intambwe ko ntambwe. Ndagusaba ngo niba iyi video hari ikintu yagusigiye cyangwa ubonye wari uyikeneye uze kudusigira subscribe, like noneho n'igitekerezo uze kugitanga hano hasi muri comment. Ndakubitse ko niba ufite inyunganizi igitekerezo uze utwandike. None umaze gukora ino copy uri buze ubikuremo byose gutya, maze tuze hano muri ya application yacu ku bantu benshi twabanye. Iyi application ndabizi neza yuko muzi ko ikora indirimbo neza cyane. Uri buze hano kuri ChatGPT uyihereze ya magambo, ari amagambo mwitse yuko ari mu giswahili ntabwo ari mu Kinyarwanda, kandi mwumvishe yuko indirimbo iri mu Kinyarwanda. Uri buze hano kuri ChatGPT, nurangiza uyibwira ati mwiriwe neza, ChatGPT uyandikire neza hasi. Noneho uri buze kugenza uri buze kuza ushyira postingamo ya magambo ya ndirimbo, maze uze ugenze maze uze ukuremo ibintu bidakenewe, urebe ko amagambo ariyo neza cyangwa lyrics indirimbo yanditse neza. Niba byanditse hejuru bitewe n'uko twakopiye ibintu byinshi, uri buze usibe birabyo hejuru mbese nk'aba manager cyangwa
cyangwa ibindi bintu runaka nabyo ubikuremo biriya bya manager mbese ba producer ugenze ubikuremo hano marine bino byose uragenze ukaza ukabisiba neza witonze byose agasigara indirimbo byonyine noneho uraza ubisibe neza witonze. Ndakubitsa yuko dufite group yacu WhatsApp uri buze gukanda hariya harana haberetse kuri Mora munsi ya title y'ino video uri buze gusangamo link maze winjire muri group maze ubashe kuzajya uboneraho ibintu mbese uribonera igihe. Ndagusaba ngo uburyo kudushyigikira YouTube channel yacu bibashe ko yagera kure cyane. Ndabizi yuko ibi bintu ni by'ubwenge cyane, iyi video ushobora kuba wikeneye cyane ibi bintu uri buze ugumye usibe ndetse ibintu by'amazina y'iyo ndirimbo uri bugenze uri usibe ibintu bisa ko ibi ntabwo biteza copyright habe na gato. Nusoza none uri buhite ugenze wohereza chat GPT ukore kuri send aka kantu k'agafresh kari hano kari hano mu nguni uri buze kugenze uri buze uyibohereza nuri bumaruke hasi munsi ya ndirimbo ushaka wayishyira mu cyongereza cyangwa ikinyarwanda. Hano hasi rero uri buze kubwira chat GPT yumvaga ikinyarwanda maze ugenze uyibwire uri buze uyibwire uko ugenze uko ushaka. Hasi munsi yaho uri buze gusiga amakanya maze wandikire chat GPT ubwire ati nshaka kuba nagabisa mbese iyo ndirimbo iyi ndirimbo nshaka ibindi kuvuga nibyo ndi kwandika nshaka kuyishishura nshaka kuyishishura mu kinyarwanda cyangwa nkayiririmba mu kinyarwanda noneho mbese chat GPT yumvaga ikinyarwanda cyane nkayiririmba mu kinyarwanda noneho mu kinyarwanda ndabyandika neza nitonze neza cyane ndangaza ubutugenze uyohereza ukora kuri send kakantu kano ko mbese ko ku ruhande urayohereza nka gutya dutegeze amakanya gato cyane chat GPT yarakubwira ati yego ndagufasha nagerageje gushishura guhindura aya magambo mu kinyarwanda ariko nkagumana ubutumwa n'imiterere y'indirimbo kugira ngo uyiririmbe neza. Yase imbwira ko noneho n'indirimbo noneho kine ndetse nabwo ari n'ururimi urimo ni Yesu umwungerwanyi. None nurangiza urabona ko yasiguhereza ya ndirimbo yacu iri mu kinyarwanda urayibuze gwe ukandaho ugumisha urutoki maze ugiye kopia ya magambo. Ndakubitsa ko tugiye kubikora mu minota mike maze nusoza uri buze gwita ujya copy aya magambo yacu. Ubu n'uburyo bwiza bwo kugira ngo byere kutugora kuba mbese twagenze twajya kwandika ari amagambo gusa uyazi mu mutwe cyangwa yafashe mu mutwe ahantu wayanditse byari byiza ariko kujya copy gutya nibyo bari byiza. Urabona ko yaduhaye vision nyinshi. Okay, noneho ukimara kujya copy uri buze hano kuri ya application yacu bayita Suno naberetse uburyo ushobora kuba wayikoresha mbese akamaro kayo ikintu bigufasha ikubana tayibonye muze kureba video yacu hano munsi hari video zabanje uri buze kubona iyo video maze uyirebe neza cyane. Gusa mbonye muri benshi nakongera ngabakorera video mbasobanura uburyo iyi Suno ikora cyangwa uburyo wayikoresha. None nge ndi kumwe n'abantu bazi kwikoresha. Uri buze hano uyifungure gutya uhite uza kuri kano aka kantu ko hasi ka music ko hasi cyane karimo inyenyeri mu ibara ry'umuhondo rivanzemo n'umutuku wijimye aka ko hasi kandi ngakwereka dore nakangaka please ndakwinginze ngo ubanze ukande subscribe please udushyigikire. Uri buze ugakandeho aka kantu kagafresh kakaze rero uri buze ugaruze ugakandeho uri buze ugakandeho witonze ukimara kugakandaho hejuru mbese bagusa ufite na audio wayikoresha ariko twari dufite lyrics tugiye kwa twakoresha uri buze uyandike ahangaha muri tablo uri kubona ahangaha iyi hano rero tugiye gukopia ya magambo uri nimba yazi yandike ahangaha ariko nimba utayazi cyangwa nimba yanditse no ku ruhande uraza yandika ariko twari twayiriye copy uri buze ntabwo uri butugore turahita tugakwandemo hagati ndetse tumanuka hano hasi muri iyi dashboard maze tugende duposting ya magambo uko yakabaye uri buze uyakandemo neza witonze nta kibazo. Umuntu yubuze kugira ikibazo aze kunyandikira kugira ngo mbashe ko naba naguse namusobanurira neza intambwe ku ntambwe akantu kandi urabona ko ya magambo namaze kuyapostingamo ndareba neza cyane nitonze. Noneho mitenza aha hasi munsi ya video hano handitse ngo stress aha hasi makwereke gusa ndacyari kubanza kureba neza niba indirimbo yacu amagambo karimo neza. Uri buze ko hano hasi handitse ngo stress
handitse maravoka cyangwa famavoka. Aha hasi muri kano gataburo akangaka ubwo aya ni amazina, mbese ni abantu ushaka iyo ndirimbo bagahise bari buyiririmbe, ni abantu ushaka bari bwese baririmbe, niba uri buze ukagenza ukaduhitamo utuntu tukamenyetso ko gutoranya. aha ngaha ushobora kuba wajyandika ugahitamo utu tuvoka two hasi, nimba ari y'umugore cyangwa nimba ushanga iririmbwe n'umumama mbese nyine n'umupapa. hano uraguza n'injyana na gitari hirya zirahari, urabona harimo na twa piano bitewe n'ibyo ugenze ushaka. hano hasi rero wakwandikaho add title, wakwandika izina ry'iyo ndirimbo, hanyuma ugahita ukanda kuri create. gusa muri buze kunyihanganira nakanze kuri create, ibi byose ntarabyuzuza. kuri nashye hitamo izina, gusa iyi AI nayo ni nziza cyane, ihitamo ibonye wabyibagiwe ikabigukorera neza cyane, yabikanzeho nagenze ntari ntabigenge. rero reka mbwire abantu bashyashya ndakwibutsa gukanda subscribe, video yacu ukayirayikinga ukayisangiza n'inshuti zawe. mu minota mike cyane urabona yuko indirimbo yacu imaze gusohoka. mwibutsa ko iki cyari igice cya mbere cy'uburyo ushobora kubona washishura iyi ndirimbo. gusa reka replaying maze ugenze maze uyumve neza. ndabakora igice cya kabiri tunayishyira kuri YouTube nta kibazo, reka ncurange hambere ubundi. ku ruhande rwawe nzahagarara nshikamye, iyo inshuti zantererana, aho nzajya hose zuzuzwa n'umugisha.